Muri ubu buzima abantu benshi babaye ba nyamwigendaho, ntibakibuka inshuti zabo cyangwa se ngo bibuke imiryango yabo cyangwa se bibuke ababyeyi babo. Umuntu wese muhuye akubwira ko ubuzima bwabaye bubi, buri wese ahura na mugenzi we afite icyo amushakaho cyangwa se hari inyungu arimo kumuteganyaho. Yewe birasa nkaho nta rukundo rukibaho, nta gutabarana, abantu benshi bakubwira ko buri wese ari ukwimenyera ibye, yewe nta n'ukwinjira mu buzima bw'undi. Ariko se koko niko twakagombye kuba tumeze? Gute twisanze aha hantu? Abantu ba kera bakiriho iyo muganiriye bakubwira ko kera urukundo rwabagaho kandi ntawanyuraga ku wundi atamufashije, cyangwa se yabuze aho arara ngo bumwirireho ubure kumucumbikira, cyangwa se yabura ibyo kurya ukamugaburira. Ati rwose urukundo rwabagaho pe! Ariko se muri iki kinyejana urukundo rwagiye he? Bibiliya ibivugaho iki? Matayo 24:12. Kandi kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. None se muvandimwe, aba ari twe dusohoza ibyo Bibiliya yavuze? Oya, reka twe dukundane. Niba ufite umuvandimwe umwiteho, kandi niba ufite umubyeyi umwibuke, ukuganyiye ufite ubushobozi umwiteho. Ntihakagire ubura ibyo kurya ubifite. Se ntiwibuka ko Yesu yakubwiye ngo ugusaba umuhe? Kandi aravuga ngo ufite imyenda 2 nahereze utawufite. Mwene so narwara umusure kandi uharanire kumenya uko ameze, kuko mu mirimo izakumurikira mu rugendo nayo irimo. Yesu aheruka kujya kwa muganga atari uko urwajemo umuntu, ahubwo ugiye gusura abarwayi ndetse no kubagemurira. Uwiteka nakugirira neza, ujye wibuka abari hasi, kandi na mwene so ufite ujye umwibutsa agira utyo, nawe afasha abadafite, kuko ari byo Uwiteka azakwibukiraho. Ese ntimwibuka inkuru za Lazaro na Nyamutunzi? Nyamutunzi yagiraga ibyo kurya, maze aho kugira ngo agaburire Lazaro, Nyamutunzi akabimena hasi, maze Lazaro akabirira hasi mu itaka. Ibyo bikanezeza Nyamutunzi. Nuko rero mwene data, wowe Uwiteka naguha umugisha, wowe ntukagire utyo, kuko ibyo ari iby'abatazi Imana n'abapagani. Ese muribuka ibyo Yesu yabwiye abakiranutsi muri Matayo 25:35? Yabwiye abakiranutsi ati, nari nshonje murangaburira, nari mfite inyota mumpa amazi yo kunywa, kandi nari mu nzu y'imbohe muransura, kandi mbuze aho kurara murancumbikira, kandi nari nambaye ubusa muranyambika. Nuko abakiranutsi babaza Yesu ati, Mwami, twakubonye ryari wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari ufite inyota tuguha amazi yo kunywa, ndetse tukubona ryari ushonje turakugaburira? Nuko Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreraga umwe muri mwe, ari njye mwabikoreraga. Nuko rero nimwinjire mu munezero wa so. Nuko rero muvandimwe, tujye tugira neza mu gihe tubishobojwe, nk'uko Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Bari nako natwe tuzajya tugenza, kandi nitubona bagenzi bacu bagira nabi, tujye tubakebura, tubereke inzira nziza. Nunyura kuri mwene so ababaye afite icyo akennye ugifite, ntugatambuke ngo uvuge ati abandi barabikora. Oya, ni wowe unyuze aho, kandi ni nawe atakiye, jya umufasha uko ushobojwe, kandi ntukabyigambe mu gihe wamufashije cyangwa se wafashije mwene so, ahubwo ujye ubyereka Imana yawe. Nk'uko data yavuze ati, ukuboko kwawe kw'iburyo nikugira neza,
ukw'ibumoso ntikukabimenye. Nuko nawe nugira neza ujye uyika ku mutima wawe uyereke Imana, nayo izakugirira neza mu ibanga.